yitwa gamophobia ni indwara yo gutinya gukora ubukwe, gukora umuryango cyangwa gushakana n'umuntu runaka. Iyi rero ngo iri kuzutaguza ubwonko bw'abasore n'abagabo benshi bitinyira ko bazashaka abagore bakajya babatimbura, abandi bagatekereza ko n'uzashaka ubwo azaba yambuwe uburenganzira bwose kuko gutanga igitekerezo cy'ibi mu rugo aba yaragiye abona abandi bagabo byikoreje ishyiga rishyushye. Iyo bimaze kumurenga rero umusore cyangwa umugabo afata umwanzuro wo kutazashaka. Niyo mpamvu hari ibisiribobo bitunze yewe bitagize n'icyo bivuze ubwira gushaka, ugasanga abamize bungura umurongo wo muri Bibiliya mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9, ahavuga ko Paul yagiriye inama ko gushaka ari byiza ariko kudashaka umugore bikaba byiza kurushaho. Nyamara muri bya bindi bya Bibiliya twanagarutseho byo kwivuguruza, law contradiction, irongera ikavuga ko gushinga urugo, gushaka umugore ngo ari umugisha n'ibyiza biba biturutse kuri Nyagasani. Uzabishake mu Migani igice cya 18 umurongo wa 22. Ibyo tubireke, ariko mumenye ko kugira uburwayi bwa gamophobia biturutse ku bibazo bigaragara mu miryango ku ngano nini ari byo biri gutuma abagabo benshi bisanga banduye imico y'ubutinganyi. Bataho kugira ngo nshaka umugore uzaza kanserereza na leta igahita ibirenzaho kumuhotera, nzemera nshaka umugabo mugenzi wanjye tayari nyine umutinganya akaba yituye aho ngaho. Ubwo yamara kubijyamo akabyamamaza muri bagenzi be, ibitekerezo bikagenda bikura gutyo society kazisanga muri iyo manga. Nuko rero maze antinatalism igashyirwa mu bikorwa, nuko umugambi wa depeuplement du monde cyane cyane muri Afrika na Aziya bigahita bigerwaho. Nuko nyine tukisanga mu isi isa nka gutya turi kuyibona kuko ubutinganyi ku mugabane wa Afrika bimaze kuba ikibazo kimaze gucamo ibihugu. Rubanda rumwe rurashinja abayobozi babo kugambana n'abazungu ntibakumira ibi biti bidayimoni.